Busy. Neza se. Amabuzi. Shani fish. Shaka tumanye n'iminsi nyinshi kabisa tutahera. Shabyo hari hashize igihe kirekire kabisa. Ndishimye kukubona bro. Shani sinagira bizi kabisa uri umuntu wanjye kabisa nari binamutse myaka myinshi. So fine. Ubwo twe turimo turataha. Sister aravuye Gisenyi. Yaraje yaravuye Gisenyi, yaraje keje, yaraje fati. Reka tugiro adusure. So ubona ko tusasa shamana saka yariranye n'uyu nguyu ni inshuti yanjye kuva zamani cyatari ubyumve ngo ni njye ngo nanjye aba inshuti yanjye bro naragushatse kubura umve ngo hari binashaka shombe ngo nyivari igikondo naje ntone bijanga kugungutse ibintu yana ariko nuko ibintu by'amasomo unigayereka unuko ibintu by'amasomo ni byo kutambwiye ko yimutse mana nazaga hahandi incuro nazingahe bakambwira ngo naguhari sinzi niba mani uzabona time ryari ngo oya Breezy nje ndahari kabisa it's fine wowe time uzagira je nkubwiye ko ni mu cyarabire hirya sibyo nta kibazo we time uzagira gusa nyine na ya nimero yawe mani ntabwo igico na namba yanjye fine niba yanjye namba nyimara kugira nje gutangira school ubwo mvuba nahise nshaka kugira ngo ntende pose andi manomero kuyongemo no buryo nakakirizo no ariko weje don't worry. No niza kwiyamagara iracho. Yeah, it's fine. Je ira number iriho nta kibazo. Urabona fati yanjye. Oya. Mureke nagasazi mwana. Urabize ari muri babandi bakira twajyaga tugana. Nawe nuko yimereye. Nawe arashimishije. Wajyureka. Nigendere man. Okay, nta kibazo. Wowe just call me ubwo turaza kuza kuvugana ukuntu ubwo bimeze sibyo. Ubwo nubwo time wenda. Sibyo. Shanza kuza break gate. Noneho Gisenyi cyane no mbigize. Oya, nuko imana Gisenyi itandukanye na Kigali. Ndabona ko si murugo se bari kugaburira iki. Kanonda bishobya. Nanye ndabishise rero korakira. Reka ahubwo mwibwirire. Uzi ko Gisenyi itandukanye na Kigali mana. Abashani si bisanzwe reka ni mu ntara. Ese tutarabwiye bari ngo ndekera kandi bro nawe ntago mundamure. None si mbona usa neza se mbona umeze neza ahubwo wajyangoma yakwitagaho nari kintu ndabona utorakeye ucukuza. Cyakoze Gisenyi cyo ndavome ryo ntabwo rijya ari mu rebera no kuri kwimana nise amakuru. Ubuza mfite ivumbi. Nyine amakuru byo tubyibore nabizo urashaka kuzana wa mushiha wawe naza no buturutse. Amakuru narayakubwiye bamere baraho natwe tumeze neza ugumva mwibwirire. Ni amakuru. Usko ntabwo uzasubira Gisenyi. Kubera iki? Yego none zahanga uje gutura. Ntabwo bacaka bya bintu bya hanga ntabwo uje gutura. Rero kuri tugomba kubana sumunda uje kunsura. Oya ngomba kuguma hano mana. Nje mama tuvuga nambwiye ko nta byumweru bitatu uri umaranga sunumisha ko gikomeza kwigasa. Ntabwo ndasubira Gisenyi. Kubera iki? Kubera iki? Kuri Kigali neza ntabwo ushaka kumigisa. Kigali uri kubona intebe zanjye rero niguriye ukabuze. Intebe zawe se ziruti za mama. Niki sizanye? Nuko ari muri Kigali. Worazifite. Cyasha cyakoza yaragufashe neza ndere ku mazi ndabona wari wizogoje n'ibiki byose amakuru se. Ari meza tumva ahubwo mwibarize. Uriya mutipe duhuye. Ari abantu twahuye nabo twari benshi. Uriya mutipe mani inzobe twahuye akadusuhuza akavuga ngo ni umushuti wawe. Okay, Breezy. Oya bro oya so witangira kwimarisha wigirishwa gutya wihangayikishwa sukamfire ndi mushiki wawe ceceka ntabwo ngiye nshaka konsekera ntabwo turi inshuti wawe ntabyo kumva oya ceceka ngaha uvuye Gisenyi uri Kigali hanyuma abantu bose duhuye abantu bose duhuye ngenda bakubajije nyine ceceka ibyo ngiye kukubwira ubanze unyumve neza nyakasani mana yanjye Breezy mu muziranye he ntabwo tuziranye ese nyembuze ko tuziranye ahubwo mva ngubwire ntabyo oya ngenda cyashaka kugira ngo mbanze byumve neza Breezy muziranye ntabwo tuziranye igihe turabivuga tunarebana neza umbwira utangiye kwigishwa oya nge nuko uriya muntu ndamuzi
genda muzi neza nimba kubwiye ko ari inshuti yanjye ubwo ubushiti bwanjye bwari bufite ahantu buhereye nibyo ngibyo ntabwo ngiye mbyitayeho ubanza mu gihe cy'ushaka kubwira njyewe ndashaka ko kumva sima ntabona ko bwiza ari ngombwa ndashaka nyine uduhuze nyine mbahuza ni simuhuye abaze my bro agiye ko kwigira igufa ntabyo kwigira igufa simuhuye cara neza mubwire oya tonde icara ngaho niba ndi gushaka kujya mu bimbe neza ntabwo tuvuye Igisenyi tuvuye Igisenyi wese uvuye Igisenyi ntabwo ngende kubwo wovuye Igisenyi uza hano iki nje kukureba hanyuma uje kuvuga ko uje kureba Brise nanjye kureba wowe hanyuma ndaje mu nyine kamubwise uriya muntu duhuye ajemo abantu bose we ntabika uye duhuye inshuti zanjye nyinshi uri kumva nahisemo Brise none umve uramureka icyo kibazo cyo baba yambajije reba none igihe cyose tuba twavuye ikiranza kumwereka mama ibaze none nakize bimeze neza bro ntabwo wabyumva ibaze ko nagezeyo mu ishuko cyenyinjira mu buryo bona araje rero kwizaniza zasa atakumanitse cyambabaje utagira ngo uragiye byashimishije ikibazo n'ubu cyawe rero nawe icyo nyengera amaso ni ganje reba gutambuka kuri para abahungu bagiye barekama bagiye bareka ko nta kintu ubuvuzi amafaranga yose ufite ariko ubuze usabutse wowe waje ryaje nawe ikibazo rero uri kumva manarushye wajya kumva icyo mfa nawe kandi icyo ngicyo njye mba narushye uri kuza ubunini wansuje none se watetse se watetse iki amobera azuza wowe watetse Mike ni nige yanjye umva ni nige yanjye ngeno mobera yanjye oya it's fine byamusuza bro wabaye ureka kunda inshuti yanjye man musuze ni inshuti yanjye uko gusaba ari kose musuza ndetse ritegeko ndabya oya nta kibazo aho kose watetse iki cyangwa gishaka watetse iki vuga watetse iki natetse wansuka ndashisuka nagumya ibiryo ibihese ibiryo ndanje ase noneho gusa neza giye kureba ndenya umva umbwira genda noneho ubanze ujye kuzana ibyo ngibyo byatetse turatuvugana mu kanya hari ikibazo se nta kibazo ndabona ibiryo bibahaza mwe oya biraduhaza nta kibazo ibyo rero nakubwiraga wowe urukumva biriya bintu byo bireka uba ufite ikihe kibazo njye numva nandarushye ibyatari mbona ubwo rero numeze ukuntu Mike uriya niwe sister wawe wajya kumbwira cyane niwe sister wanjye nina kubera iki wamureka pasi akurazi ngize n'igitekerezo it's fine hari akajama kamuterekaga kakira ndabonaga ari indyarya kabisa njyewe nta kibazo ahubwo nimba uri ready twajya no kubinywera nta kibazo wowe twajya no kubinywera namugutamo nta kibazo we nina n'ibyo biryo nushaka kubireke bana njyewe unagiye nina wikigora oya we mureke nta kibazo we aranyuma we nugira ikibazo yawe Shaka mubwire ya bidi mama bidi yose nagiye mu niyo yambere nenjoyinze Shasa urabona umuhungu ukora biriya bintu abikorera umukobwa none ikintu kimbabaza mbona kare yakobwa katamwitayeho umva amuri koma karibu umva ndaje muvugisha meze neza bisi meze guteze ni sawa Mike arahari se oya hari umuntu aherekeje ariko ashaka kudatinda mwana yanjye ko namushakaga cyane wamushakaga cyane ntabwo ari butinda ariko wamutegereza nta oya ntari impanda za oya nese ugenda cyane kwihuta tutanakwakiriye shaka oya ntari bigenda kumuhamagara mbabarira nuko
nta kibazo. Ni hano umuntu yakinira basket. Ndi mushana muri quartier. Berbandaje ngo hano hafi. Urabona rero apoto rya nyuma. Hari imodoka. Urahita umanuka ku gahanda k'igitaka. Urahita ubona icyapa kinini. Nundi ara neza imodoka ihagaze neza. Hari n'akajimu ku ruhande rwaho. Karahari kabisa. Hari icyapa urahita wabura nta kibazo urahita ubijyana. Sawa kabisa nari. Karibu. Prison ni karibu. Star. Meze biteze. Sawa makuru yawe. Ni meza. Korora twanze. Wapi no kama soma bamereye nabi. Gusa nyine nta mutima mubi. Okay. Ako hopefully mumeze neza nabi. Turaho twatugukumbuye. Akoze cyane nanjye ndakumbuye. Ujye ubanguka kuza kutureba. Ahubwo se Mike ari he? Araryamye. Araryamye. Ubwo sibyo kumumugara ntabwo abo mugeranje. Yaryamye se kuva sanga. Oya, ari mu cyumba nyine bisanzwe menya ari kuri chat. Ako ntabwo asinziriye to. Mva ntabwo mbize kandi ngende ndebe. Mubwira se. Ahubwo byaruta. Ni fresh. Ko wikumishije mu cyumba kandi Brice yaje kureba. Yaje kabisa. Nakubwiye kabiri kangahe njye nakubwiye ko kuri amuteka isi. Genda mubwiye ko hari ikindi. Ako Mike uziko wasaze. Nasaze iki? Ko mubwiye ko uryamye. Sinjye wari wabimbwiye ngiye suka nzari mufti yawe nabyo mbanze. Ubushize kandi icyo tuzapfa ni cyo ngicyo. Ubushize ngenda nakubwiye. Okay ngo nta kindi kintu ngiye cyane. Wari wambwiye ngo mvuge ko udahari. Kandi ko nzikari inshuti yawe. Ko mbikubwiye. Naraje kumubwira. Ngenza abangusobanurira impamvu nashaka. Niko namubwiye ko ari ndamubwira ngo iki. Okay none ugenda umubwiye ko usanze usanze nagiye ugenda ari mubyamye atari cyo nyine hari iki naje nakubwiye ko uramuntu sinshaka kongera umuntu ayicara hano. Mai nawe uri murandisha n'umangurisha amavuta bumaze kuvuga ko ari ibyo mubwira so byumva. Genda kubwira ati genda nta kibazo icyo tumvishe nzakigusobanura nyuma ubundi bize genda umubwire kuko nagize ute ubu nawe nshaka kumva genda umubwire ko nawe kandi ukongera kungarukira mu cyumba utagerekeye SMS kuri garutse umbabarire. Fabrice uzise mva ndayirukaga ryamye none ndagenda mubura. Imana yabaye cyangwa kigenza kumureba nkamubura nagira mu rugo namamagare umukomanye sinzi ikintu twapfuye pe. Ntabwo mbizi ariko ibyo ngibyo ni ibyanyu tube twiganirira. Bagiye kuba disappointed kabisa inshuro nyinshi cyane. Nihorere none so wenda hari igihe muzavugana akagusobanurira njye ntabwo mbizi ariko byihorere wangiye gutesha umutwe nisanze yagiye wenda naza aza kumubwira ahubwo tube twiganira tu kandi nta kundi. Karibu Star. Salam ji. Yes, meze neza ni karibu. Okay, merci. Kunshaka Mike. Aho hari. Kangeze ku rupangu tuvugana ambwira ko aryamye. Yabeshye gase. Oya Mike arahari. Tumaze kuvugana nkweke se. Tumaze kuvugana Mike. Mike. Yeah. Tuvuganye ngiye ngeze hara ku rupangu. Sure. Yeah. Kandi ufitanye na gahunda. Kandi arabizi ntabwo yayica. Ni ikihe kibazo suri kibirimo? Ni ikihe kibazo kibirimo? Oya nabyatanje bro. Habaye iki? Niko mbona wagira ngo ni ikihe kibazo kibirimo? Nabyatanje tu. Mike! Mike! Nina genda byutse Mike. Sister ngiye kanigenda ngo nyine naba ready. Brice nta kibazo ndazakuvugisha. Sasa turi kumwe bro. Banyita Brigitte. Yeah. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. Brice ndaguhamagara. Narish. Nina, kugira Mike man dufitanye deal. Ntabwo uzi ibintu ukoze. Ikisi kandi. Mai! Nakoze iki?
nakoze iki Mane birebire byatashye. nambwira Mike. oya Okay, mbere reka njye kubangara kuvuga Mike bantu tubana Mane ni ibintu byinshi bivangavanze utanga. ute ni ikihe kibazo Reka njye ushaka Mike se? Kanjye kurebera Mike ntari. please wait wanyumva Iki. sina kintu mbona sura umuntu mukuru Mbabarira reka njye kuzana Mike. it's okay ntari imana ngo ndakurabona nta kibazo ntari use kandi ugarutse gukora iki ugarutse gukora Ntabwo uzi ibintu bibaye. ibiki Uzi ko yemaje akasanga Brisne yamaze kumubwira ko udahari yemaga ahita avuga ko uryamye. nyine njyewe ibyo ushaka kunsubana njye navuga ko kongera kugura kandi wongera SMS Reba amafuti uri muri aho. amaye amafuti Reba amaje kuba ko udahari emaraje umaze kumubwira ngo urahari ahita bivugira ariya byose ibintu byose barakaturwayo kandi ni ukubera wowe. ema arimo hariya Yaje nyine. ema arimo hariya Bwiza wari hehe Brisne yese yiyo nose urumva ari kwaguma kandi yabyumva. we yagiye hanyuma urashaka ko mbigenza ute Ni nawe muri sale yagutegereje kandi wa nimba aranegereje kujya no kuba ngo nakaduruvaye narineje Nasuze ibintu yemakoze. njye emi nimba emi aje kwanza emi wenda aje naramureba emi njye nimba aje njye nakubwiye ko Bwiza namukeneye hanga hari ikindi Ibyo nta kibazo kibirimo. Noneho emaraje avuga ko uhari kandi yamaze kubwira Brisne ko udahari. ne akusundura karaga ngo bakaza kumarikira ko nakabwiye ko nakinekene umwana ukakara kari gushaka. Genda n'ubundi byose nifite byawe njye bijyana mu tujya kubyivanga mu genda. Uzambona icyo nzi reka nje kureba emi nabyo kumbwira Brizzy niba muzamushaka kuvuga uri kumva Genda jya kureba emi nyine. no kuri gate yanjye mbasangayo gato cyane Jya kureba emi nayo ntabyo kureba emi reka manze mubwire bro wambabariye ko ukagenda. cunga icyakuvanye igisanye ntabwo ari cyo kuza guhura mubona Brizzy kuza mu kabari hano iwanjye Ese wagiye uzabona uri kumbwira ngo nugashaka kumbwira kuvangavanga mu mafuti yawe. ntabyo kuvangavanga uzambona kanjye kureba ema ubu se ko waje nunabwiye ko nabwiye kugeza radire ntumbwire ukuntu bimeze amakuru se hakumaye mana y'imitamu nakuvugishije mubwira ko ngeze ku rupangu ukinguye konje tugapanga diru zacu oya naje mana bira ari nanga preza aje kunde kandi aramuta amasimba mukeneye no ku matwi nubwo manyene kumwumva byereka bani ibyaba ahubwo amakuru bimeze bite biraca mu kibazo ahubwo mbwira ko wajya nkoze mistake igenda utare nina gusika vuye hanga babaye ibya nina nakubwira ati bireke urane mu cyo cyane sinzi ibintu abarimo sindi kuvuga ngo mureke wende kukwibariza amakuru so sinyoroshe kureba hari umuntu njyewe ukunesha umutwe Brez urawe ntasinze byane ahubwo amakuru ya Brez ura ni wa mujama wambwiye ari gucenga na nina nta n'umujama nandi cyakajama karaho kasinze niwe uriya nsanzwe bari kumwe ni kuri niwe nibaruriyeho nari binyo twamukubita n'ibintu amakuru zishana unanicyo nubaye kabisa nibyo nakubwiraga naho ubundi ndi kugerageza kwigiraga Jackson Bass ndebe ko nina aya basise wowe nibyo nakubwiye we nugira ikibazo uriya muntu wenza bigukorera bijemo vuba icyo nashaka ni uramutse oya mutipe tumureke tunamuva ntabwo nahinze karori we none ikibazo none uko utanga byombi ibintu tumaranye ari ibintu byinshi we ntabwo nabyumva tumaze igihe mu minsi turi mu miserero no kugira ngo azanga yicaye iwanjye ahangaha no tubireke andi makuru se kikondo murashimisha none se amakuru za gahunda sabwo ngo tubipanze gute ahubwo wowe sibyo ko nibona nga wari waranye n'icenda byumva mbere na mbere ndiringira nina sibyo icyo muntu tujye ku mucupa dufite n'ibyo nawe duhera umva mubwire njye nimba nakubwiye yuko sister icyo namubwiranye ndabizi ntabwo cyangwa hasi iwanjye bavuye hari igisenyi aje hano iwanjye ibyo namubwira ntabwo nabyanga biroroshye uri inshuti yanjye ntacyo nakwemura bizi sibyo icupa kereka niba ushaka kunama irya kabiri cya mbere twari mwese uri umuntu wanjye kuri kuganana ikintu nashaka kuganina twari nkwe ikintu ngiye nashaka ni ukongera kumva karago ureza ngeza ariko buriya man njye nuko mfite girlfriend ariko uriya mwana tubyumvikane neza wallahi uri ukuntu ari kwirukanga uriya neza ukora iki ntabwo washize ugenda ari kuza hano nibyo byari kuba ari bibi ariko none kiriya kibuno uri kukibona cyane uri kukibona tubyumvikane urabizi uramufite
girlfriend cyangwa se oya niyo twanabirekeye none barahimbikiye wallahi yewe niyo twanabirekeye tukanya none abantu bazamutsinda icyo nzi cyo guhera ubu ngubu ubuzima muri tayari we tugende icyo ntabwo amakuru yawe Shani bon, fresh guys. shaho nyihanganire kuba nari ngombe It's fine. Urambwira nabi. uranyuka ibuka wa musore mwize guhura hariya uraturangisha Okay, naramumenye. byajya nabo ugiye kwihuta kandi yifuzaga ko tuganira Okay, urambwira. Umunota muto dore kujya gusa. ndumvikana byajya ndakubonye ndakwishimira ko twabicu kijye ko nayo nyine bitazatwe ndabona ukunda siporo umwana ngombe muterete kabisa nze nyuzemo ndebe niba manye Oui. Ni bom. Meze neza. Nta kibazo kabisa. Wowe umeze ute? Meze neza kabisa, ni amahoro n'umutuzo pe. Ko ntakumenya. Suranye gukora. Okay. Ambaye neza Mike mwari kumwe na Bridget haje uri siporo uri kutubazo ikibuga cya basket iki. Mugufi se cyangwa muremure ko ndumva nahuye n'abatipe babiri b'inzobe. Okay, umwe wari ufite reba umujama w'inzobe wundi twari turi kumwe wari ufite ibyanwa ubwanwa bumeze nk'ikiro cy'umweru. Okay. Ndoriye. Hama nagufasha iki? Shanagira nyine wahamagare mubaze ukuntu umeze. Meze neza, sorry nari ndi busy. Ndaza guhamagara n'impuguke. Okay, fine, nta kibazo nimba uri busy nawe turaza kuvugana. Sawa. Okay, fine. Alo? Bite umva umwana iyo umuntu akubwiye ko ari bize ntabwo uba umwumva. Nakubwiye ko nkuze ninza guhubuka ndakubwira.
nanjye meze bon. Oya no, ntabwo tubizi. Nta kintu kimwe ndi gukora, ntacyo twabingana. Sawa banyingo turaza gusubira. Sawa.